Ndagusufuje mukunzi wa KP Reports. Ndagushimira cyane wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Nguhaye ikaze mu nkuru y'umunsi kuri KP Reports. Inkuru y'umunsi ni igice cy'ikiganiro gitambuka kuri KP Reports kizwe n'inkuru ishobora kuba ari impamo cyangwa impimbano y'ubuvanganzo ikubiyemo isomo ry'ubuzima. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, ndagushishikariza gukanda subscribe kugira ngo inkuru, amakuru, ibyegeranyo n'ibiganiro bica kuri KP Reports ntibikagucike. Wanadukurikira kandi kuri Facebook, Instagram na TikTok. Hose twitwa KP Reports. Mbere gato yuko umwami w'ubwami bwa Ottoman agaba igitero ngo ajye mu ntambara, yasize afungiranye umugore we witwaga umwamikazi mwiza mu cyumba cye yihariye, maze aha urufunguzo inshuti ye magara yitwaga Musa. Nuko aramubwira ati, Musa, fata urufunguzo, nimba mbaye ntagarutse mu minsi ine uzafungure umwamikazi umwitwarire ab'umugore wawe. Nuko yurira indogobe ye, ingoma ziravuga, afata inzira yerekeza itabaro. Mu gihe kingana gusa n'igice cy'isaha, umwami ageze wenda nko mu rugerero uturutse Nyamyumba, umwami yasubije amaso inyuma abona igicu cy'umukungugu mwinshi mu kirere inyuma ye. Nuko umwami arahagarara ngo abanze amenye neza ibyo ari byo. Nuko ngo ajye kubona, abona n'inshuti ye Musa, ngo uwo ku ndogobe iramwiruka inyuma yatanya taritari byakomeye. Atangaye cyane, umwami yabajije Musa ati, ni ikihe kibazo ufite Musa? Bigenze bite ibwami muri aka kanya mpavuye ntaranarenga umutaro? Nkaho ururimi rwamusohokeye mu kanwa, inshuti ye Musa isubiza umwami iti, Nyagasani, wampaye urufunguzo rutari rwo, uruwansigiye ni ukuri rwose ntirufungura icyumba kirimo umugore mwiza wawe. Umwami ati, ye ngwiki? Nuko arumirwa, yifata ku munwa gusa nta kindi. Wabyumvise neza ariko? Musa ntiyategereje ko n'iminsi ine yagera ngo abone kugerageza gushyira urufunguzo mu rugi maze wenda atware uwo mugore wasanga yaranifuzaga buri munsi, ariko yarabuze uko amugeraho ngo nawe arire ku mbehe y'icyubahiro ya shebuja. Umwami wari umuhatse yaramukijije, atamufata nk'umugaragu ahubwo amufata nk'inshuti n'umuvandimwe. Urandorera nakuranyumvira BCD, nanjye baranyobeye. Isomo: jya witondera cyane uwo ufata nk'imwe mu nshuti zawe magara cyangwa zikomeye utekereza ko wazizera, ukazibitsa umutungo w'igiciro gikomeye wabonye wiyushya kuya, cyangwa ukazimenera amabanga yawe yose. Nibigera ku mugore wawe bwo ujye witondera kwizera umugabo mugenzi wawe. Kabishywe na Bibiliya ivuga ngo havumwe uwizera umwana w'umuntu. Si benshi mu bo tubana twita inshuti cyangwa abavandimwe dukwiye kwizera ngo tubimariremo da. Birenge ni wowe ubwirwa. Gusa nubwo wenda abo tubana bataba bizerwa kubera imitima yabo yuzuye uburyarya n'ibinyoma, icyiza twakorera abo dukunda n'abadukunda kiruta ibindi ni ukubabera bizerwa, tukabana nabo mu kuri, kandi ntitwifuze cyangwa ngo duhirahire na rimwe tugerageza kubagirira icyo tutifuza ko batugirira. Shalom.